ni yindi Salama ikorwa na Joyland. Hanyuma yahawe icyangombwa cyo gukora izi jus, ariko yongereraho na steel wire. Ibi ngibi ntabwo byuzuye ubuziranenge ukurikije aho bikorerwa n'isuku, ngira ngo mwayibonye. Izose ni produit za Salama, usaba abantu ko bazikura ku isoko, cyo ni kimwe. Hanyuma rero muri ya operation twafashe n'urumogi. Urumogi izi ni impagararizo, ubundi twafashe ibiro bigera kuri 70 mu gihugu hose. Akarero ko kaba gapfunyitse uku nguku twagapfundiye ngo murebe, cyo nuko baba gapfunditse bakita ngo ni Subaru, mu ndimi zabo ngo ni Subaru. Urangura akarangura bitanu, hanyuma akagenda nawe akagacamo uduce, agafunga utundi tugera nko kuri 5 cyangwa 7 nawe agacuruza. Urumva ko umuntu wacuruje akangaka nawe yakaranguye bitanu aba ari bukungukeho. Urumva uko babikora. Ibi byose byarafashwe, ibi ni bigomba kwangizwa. Ibindi mubona hano aya ni amavuta atukuza. Aya ni amavuta atukuza uruhu, ntabwo byemewe. Ibi ntibyemewe. Aya ni amavuta atemewe ku isoko, muyafotore neza. Iyo ureba nk'iki ngiki ukareba uko babipakeginze ushobora gukeka ko original, ariko aya ni amavuta atemewe ku isoko ry'u Rwanda. N'aya yose mubona, n'aya masabune, ni amasabune afunze neza se, afunga neza. Hanyuma ikindi hano iyi ngiyi ngo ni one sip gin, kamuhita one sip. Mwumvise n'izina ryabyo ngo one sip, muri make ni intamimwe ugahita urangira n'icyo bivuga. Hanyuma rero igitangaje kuri iyi ngiyi usanga barazifunze mu makarito y'inganda zemewe gucuruza. Ugasanga iyi ngiyi ni NBG. Yes, iyi ni NBG yemewe. Ugasanga niho babipakije babishyize, wowe ugakeka ko aribo bazigize. Urabona ko ariho biri. Ibi rero nabyo byo ni umwanda rwose, nta nubwo wamenya ngo ni ubwoko ki. Ni ibintu by'umwanda aho ngaho bafata, nta nubwo izi packaging mu binyobwa zikenewe. Ngo imanzi bafite n'amazina bita uko babyishakiye. Hanyuma ikindi hano, iyi ni impagararizi ubona. Ibi ngibi ni ukubyitondera. Iyi ni ya ethanol, mutagira ngo ni amazi. Iyi ni ya ethanol. Ethanol bashyira muri ubu bucupa bakagurisha ba bantu bakora bya bintu ngo ni ibyuma, ngo ni ibuye, y'amazina yose. Urabyumva byonyine iyi ethanol no kuvuga ngo igiye gukoreshwa n'umuntu utabifitiye uburenganzira uko abikora utabizi. Ibi rero ni ibintu tutagomba kwihanganira, tugomba kurwanya. Nta nubwo byemewe. Umuntu wemerewe ethanol kuyikoresha ni umuntu ufite ibyangombwa, nawe uyizana abagomba kuyigurisha umuntu ubifite ibyangombwa. Ntabwo ari buri muntu wese. Naho ayibika abagomba kuyibika ahantu idashobora guteza akaga. Iyi ngiyi iramutse ifashwe n'umuriro ahantu haraka bigacika. So ku buryo bw'umutekano w'abantu, public order, ku buryo bw'ubuzima bw'abantu babikonsoma nabyo ni ikibazo gikomeye. Tuza hano rero, ibi ngibi byakuwe muri Sky Brewery hariya i Masaka. Urwo ni rwa ruganda. Biratangaje we rwose, ngira ngo ibi biratangaje. Heineken bashyizemo ikintu kimeze gityo, icupa ka Heineken. Ni imyanda yose bagiye bararuza, ibintu byose bagenda bararuza bagashyiramo. Uyu we rero rwose ntahitamo icupa, afata icupa ryose bakuye mu iyarara hose akazana bagapakejingamo. Ibi ngibi nayo ni amasukari ateye atyo. Yego,
nabyo ubibonye ushobora gukeka ko ari isabune. Ibi ni amasukari nabyo biba bitemewe. Ikindi kariya niko kamashini akoresha apfundikira. Kariya ni akamashini ashyiramo byose agapfundikira agashyira ku masoko. Reba tekereza uruganda rushobora kuvuga ngo rudafite ubwoko bumwe bw'icupa bashyiramo ibintu ibyo ari byo byose n'amazina yose umwana. Ibi rero nibyo ibi rero nabyo ni bya bindi bita ngo ni merasi. Ibi biri muri aya majerekani ibingibi ibintu by'umwanda byose. Abantu rero bagira amakenga bamenye ibyo banywa rwose barinda ubuzima bwabo, kuko nk'inzego za leta ntabwo tuzabyemera. Ikindi ba rwiyemezamirimo rwose turabasaba ko kuba uri rwiyemezamirimo ukeka ko utanga imisoro, uvuga ko wasoze, uvuga ko wishyura mituweli de sante y'abaturage, utanga n'akazi, ntabwo biguha ubudahangara. Ibi ndabivuga nk'isomo twakuye muri bariya bafashwe, bari bafite ubwishingizi bwinshi, ngo muramfungira muzi amafaranga nashoye uko angana. Ibyo ngibyo imbere y'amategeko ntacyo bivuze, ntibiguha ubudahangarwa. Nubwo aho washora angana iki ugatanga akazi ukishyura mituweli ntukurikize amategeko, tuzabifunga. Utinda kuri iri soko rero, utinda kuri isoko rya bizinesi, ni uko ugomba kubahiriza amategeko, ubuziranenge, kubahiriza amategeko baregireta bashyiraho, ndetse n'amategeko igihugu gishyiraho kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza. Asante sana. Amayeri niyo warumbajije. Amayeri bagerageza kugenda bahindura amayeri cyane cyane twabonye bahinduye ni ukugaragaza ahantu heza bakabona ibyangombwa, ariko bakagira uburyo bihisha inyuma bagakora ibindi bintu bidakurikije amategeko. Mwabonye nko kuri ariya mafoto, iyo winjiye kuri reception ni ahantu hasa neza, ubona inganda zimeze neza, ariko iyo ukomeje urebye aho ngaho ukagarukira aho ngaho ushobora kuba turi uruganda rwose rukora neza, ariko twebwe nk'inzego z'umutekano tuba tugomba kujya kure. Burya ibishashakirana byose si byo zahabu, tukajya rero inyuma. Niko kujya inyuma hariya tugasanga ndetse abantu uburyo bakoresha, ntawe ushobora n'umukozi n'umwe ushobora kuba yamena ibanga aho binjirira. Rero ntushobora kuhamenya kereka ufashe igihe ugasuzuma neza. Ese n'umuturage yabahaye amakuru? Oya, ni mu buryo bwacu nyine bwo gushaka n'ibanga. Amayeri bakoresha mubona yisubiramo, bagenda bahindura, kuko urumva iyo bakoresheje ubwa mbere siyo bakoresha ubu ngubu kuko abazwi. Dr. hano ni muri Kigali, ariko se mu ntara ko hari abaturage tubona amaso yarahishe banywa tuno tuntu tw'utuyogaho, naho mwaragize operasiyo yakozwe mu gihugu hose. Yego, ariko kuko nyine twahuye namwe hano i Kigali, ibi ni impagararizi, ni sample ya bike mu bintu byinshi byafashwe. So operasiyo ni mu gihugu hose, ntabwo ari mu Kigali, kandi izagumya gukorwa mu gihugu hose. Icyo dusaba abaturage baduha amakuru. Asante. Ndabashimiye cyane kuba mukurikira sheni ya Ukuri Kutavuzwe ku cyicaro cya polisi ku Kacyiru. Tumaze gukorana ikiganiro n'inzego zitandukanye zirimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yari kumwe na umuvugizi wa polisi Rutikanga Boniface, ni SP Boniface Rutikanga, ariko kandi akaba hari n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali ari we Emma Claudine Ntirenganya, ndetse na Dr. Eric ushinzwe ubuziranenge muri FDA, cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa, Rwanda Food Development Authority. Tukaba tweretswe zimwe muri product zikorwa n'inganda, by'umwihariko nk'inganda nk'ebyiri zo muri Kigali. Hari urw'Imasaka rwitwa Brewery Sky Brewery Limited, hakaba n'uruganda rw'Imageragere rwitwa uruganda rw'Imageragere rwo rwitwa Sky Company Limited, rukora ikinyobwa cyitwa ni Salama. Ariko kandi hakaba urwo rw'Imasaka nari mbabwiye rwa Brewery
rwa Brewery Limited rwo rukora icyitwa Intwari. Ariko icyo nshaka kuba nababwira abanyarwanda, twasabwe kuba twageza ku banyarwanda bose, bamwe ndabanashima ko batangiye kubishyira mu bikorwa babwira ahari iyo mitobe cyangwa se juice za Salama kuzimena, kuko zikoze mu buryo butuje ubuziranenge. Ni juice bakora mu mazi mabi, isukari bakayikoresha imifuka mu mwanda mwinshi cyane, ariko kandi bakaba bakoresha hari n'izindi nzoga tweretswe murabibona amashusho yanyu zitwa one sip, kunywa ari mugahita urangira. Banyarwanda, yego inyota ni mbi cyane ku bantu banywa agasembuye, ariko birashoboka cyane ko ushobora kunywa ibinyobwa byujuje ubuziranenge, ukanywa rimwe ukaruhuka ukaryama, cyangwa ukanywa amata cyangwa ukanywa amazi ugatera intambwe ukaba wakikora juice yawe. Birashoboka cyane. Izi juice mona za make cyane zo za Salama ngo zara ahantu hose mu gihugu, mubabwire bazimene. Nitwa Peacemaker Pandit, ndabashimiye cyane. Mukurikire uko bari kubereka izi juice n'izindi product. Harimo imiti yo kwitukuza, harimo ngiyongera akanyabugabo, n'imiti myinshi cyane. Reka mbereke mu bikurikirane mu mashusho, ubundi mushyireho ibitekerezo byanyu. Ariko ijisho rya mugenzi wawe, nimbuza ahantu bacuruza izi nzoga za make yazica abaturage, tanga amakuru kuri RIB, tanga amakuru kuri polisi, tanga amakuru ku nzego zikwegereye. Birashoboka cyane ko umuntu yaba atanga ruswa kugira ngo akingirwe icyo, ariko hamagara RIB ku cyicaro, hamagara polisi ku cyicaro, utanga amakuru ku mujyi wa Kigali, cyangwa se nanjye nyandikire nze mbikurikirane nkuri nk'icukumbe mbimenyesha inzego zibishinzwe ko turengera ubuzima bw'abanyarwanda, kuko abantu barangiza ubuzima bw'abanyarwanda. Niba ushaka kunywa ku nzoga ugahita ugwa hafi kakao, ugasanga amatama yarabyimbye, amaso yarahishiye, uruhu ntirugicya, ntukiswe amavuta ngo afate, umuntu ntakigira apeti yo kurya, nuko waranyweye izi nzoga z'inkorano. Turashimiye cyane, mukane subscribe twuzuze ibihumbi 100 on a mission to find solutions.